Turishimye bene data mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amahoro y'Imana no gukora kw'Imana bibane natwe twese mu izina rya Yesu. Icyubahiro cy'Imana gikomeze kubana namwe aho muherereye hose. Muhawe karibu kuri Yerusalemu nshya Iwacu TV. Twifuje kubaganiriza rero amagambo y'Imana, amagambo meza kandi amagambo akenewe muri ino minsi. Icyubahiro cy'Imana no gukora kw'Imana bibane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubwiza bw'Imana no kugendana n'Imana bibomeho iteka ryose, kuko Imana yacu ifite imbaraga, ifite ubutware, ifite ubushobozi, irahambaye, nta kijya kiyinanira. Uri muri Afurika, uri ku migabane yose, wifatanye natwe mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Imana yacu ifite imbaraga rero n'ubutware, irahambaye, niyo ikiza abarwayi, niyo irengera abantu bayo, niyo ikomeza gufasha imfubyi n'abapfakazi, niyo yatumye uramuka uno munsi, niyo yatumye ndamuka. Amahoro y'Imana rero n'icyubahiro cy'Imana no gukora kw'Imana bikomeze kubana natwe. Turabashimiye aho muherereye hose. Uwiteka abaha umugisha, kandi natwe tubifurije umugisha mu izina rya Yesu Kristo, Imana yacu, Imana y'imbaraga. Reka twifatanye muri ino sengesho ry'uno munsi. Imana turagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana irema, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Reka ubutware bwawe bubane na buri muntu uwo ari we wese ugiye kumvira ijambo. Amahoro yawe n'icyubahiro cyo gukora kwawe no gutegeka kwawe bibane natwe. Urakoze, amen. Tugiye ku ijambo, kuganira ku ijambo rivuga ngo kwiringira yuko ibyo wakoze cyangwa ibyo wabibye cyangwa ibyo wahinze ari byo uzasarura. Rimwe na rimwe birashoboka, ubundi ntibishoboka. Abahinzi barahinga bakarumbya. No mu bintu byose rero, ushobora guhinga ukarumbya, ushobora guhura n'ibibazo, ushobora guhura n'ibigeragezo, ushobora guhura n'intambara, ushobora guhura no gupfusha. Ibintu byose ushobora kubyakira uko bisanze, kuko Imana yacu ifite imbaraga kandi Imana yacu ifite ubutware, nta kintu kijya kinanira. Ndagira ngo gukora kw'Imana kugendane nawe, ariko wumve ke intego y'iri jambo ari ukuvuga ngo ese koko ibyo nahinze birashoboka yuko bizera cyangwa bizarumba? Ese koko abantu bose bakoze ibintu niko bijya bigenda neza, cyangwa ahandi ntago bijya bigenda neza? Rero icyubahiro cy'Imana kibane nawe, gukora kw'Imana kubane nawe. Nkwifurije amahoro, gukora kw'Imana. Tugiye kurebera hamwe, tuvuge ngo ese muri ibi bintu dukora byo gusenga habamo abeza hakabamo n'abarumbya. Kubera iki mbivuze? Tubivuze twishingikirije ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya ibifite byose. Icyo wakenera cyose kirimo, nta byose birimo. Uwiteka rero atugirire neza. Reka mvuge ngo no mu gusenga hari abasenga nabo bagashora uwo mushinga, ariko baba ari bo bawishoreye, hanyuma bagahomba. Guhomba rero hari igihe na shitani abigiramo uruhare. Guhomba nanone hari igihe n'Imana ireba ikavuga ati uyu muntu ndabona ibintu arimo kubitwara nabi, cyangwa se ukabikoreramo amakosa. Ibyo bintu nabyo birashoboka, kuko Imana yacu ntabwo inegurizwa izuru, kandi abibwira yuko Imana idahana, Imana irahana cyane rwose. Mujye mubimenya, kuko ifite imbaraga n'ubutware, ifite icyubahiro, yaratsinze. Rero muri byose niyo ituyoboye. Urumva ko rero ibyo wakora byose hari igihe ijya gucishaho ikinyafu, hari igihe ijya gukubita. Imana ngo ntirwane, Imana irakubita rwose. Uzaze tubiganire. Ndavuga ntanga urugero. Nanjye ubwanjye hari igihe muri ibi bintu nigeze guhinga,
ariko kubera yuko ntabyitwayemo neza ndarumbya kandi abandi bejeje. Ushobora kurumbya gute uri umuririmbyi kandi uri mu murimo w'Imana? Ushobora kurumbya gute uri umunyamasengesho? Ushobora kurumbya gute uri umuhanuzi? Ushobora kurumbya gute uri umuvugabutumwa? Ushobora kurumbya gute uri pasiteri? Ushobora kurumbya gute uri bishopu, uri apotere, uri umuvugabutumwa international? Ndagira ngo tuvugane kuri iri jambo. Abantu bose bakenera gukora ibintu bakunguka, bakenera gukora ibintu bakumva yuko ibyo barimo nta kibazo kirimo. Hanyuma rero kuko Uwiteka ibintu byose ajya abikontorora, ugategereza nimba koko ibyo bintu bizakunda, ariko mu kindi gihe waza kuza kugeraho ugasanga ibyo wowe wari wiringiye ntago bigenze nk'uko ubishaka. Rero harasaba iki? Harasaba imbaraga z'Imana, harasaba gushishoza, harasaba kugendana n'Imana neza, harasaba kwitegereza ukamenya ngo mbese ibi bintu natangiye gukora, mbese ibi bintu ndimo kugendamo, ibi bintu Imana irabishyigikiye cyangwa se nahuye n'abahanuzi bagenda bankeshenga? Uwiteka kurengere, Uwiteka kugirire neza. Niki wakora kugira ngo umenye nimba umurimo urimo kuwuhinga neza? Umurima ni umurimo w'Imana. Umurima ni ibi bintu turimo. Usabwa kuwuhinga, usabwa gufumbira, usabwa kubagara, usabwa gusarura. Ibyo byose turabibonera aha ngaha kugira ngo Imana yacu iduhane umugisha. Gerageza mu bintu ukora wisuzume, umenye yuko hari Imana ifite imbaraga n'ubutware, umenye yuko hari Imana ibikora byose, umenye ko hari Imana ijya ibigenza neza. Kandi Uwiteka niwe nyiri ijambo, ni nawe nyiri inkomezi, ni nawe byose. Ikintu cyose ukora uri mu butware bwayo wayizeye, icyo cyose kirakunda, kubera yuko tuba dufatanyije n'Umwami Imana. Nubwo shitani arahari, ibi turabivuga, ariko shitani nawe arahari. Ibi ngibi byose ugomba kubivuga, ariko ukamenya yuko shitani nawe ari umwanzi w'ibyiza. Uko niko yagiye arwanya abera, niko yagiye akora kugira ngo ayobye n'intore cyangwa zigushe. Rero ibintu byose ukora jya wumva yuko hari igihe bigomba kubaho, ndetse rimwe na rimwe ukaba wavuga uti Imana, noneho ndengera ndabona bimeze nabi, noneho ndengera ndabona ibintu byaranze. Hanyuma Imana ikakubera amaso, Imana ikakubera ku rugamba, Imana ikagutabara, Imana ikaguha imbaraga. Kuko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, reka tuze tukireba, ariko ndimo ndavuga ngo nanjye hari igihe cyagezeho ndahinga nizeye ko nzasarura, ariko ndarumbya. Abantu benshi muri iki gihe barahinze bizeye ko bazasarura, ariko bararumbya. Mu yandi magambo, inzozi z'abantu benshi zagiye zidasohora, ariko kuko Imana izisohoza, ijya yemera yuko zisohorera no muri gereza, ijya yemera yuko zisohorera n'ahantu hadasobanutse. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice 5 n'umurongo wa mbere. Haravuze ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo
insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakaho inzu y'amabuye ndende, acukuramo n'urwina, kuko yiringiraga ko ruzera inzabibu, ariko rwera indibu. Abahinzi benshi, abapasiteri benshi, abareverandi, ababishopu, abahanuzi, abaririmbyi, ingeri zose twese twahinze twizeye yuko tuzeza inzabibu, tugiye kureba dusanga hezemo indibu. Niki Imana irimo ivuga? Ubu bwari ubwoko bw'Abisirayeli cyangwa Abayuda Imana yabwiraga, ariko muri ino minsi ntago ari bo barimo babwirwa, kuko twebwe nitwe Bayuda buno munsi, nitwe Bisirayeli buno munsi. Rero yari yiringiye yuko tuzera imbuto nziza, none tweze indibu. Mbese Uwiteka byagenda gute? Mbese njyewe nakora iki? Mbese wowe wakora iki? Icyo Uwiteka yari yarakwitegerejemo atakikibonye. Uri umuririmbyi, yari yaravuze ati nzamugirira neza, ariko nawe naba mu murimo wanjye ntabibone. Yari yiringiye yuko uzaba uruzabibu, yari yiringiye yuko uzavamo imbuto nziza, yari yiringiye yuko azakubonamo umusaruro. Ariko aje gusarura, uruzabibu ni igiti cyiza, cyera imbuto nziza, kivamo imitobe myiza, kivamo buri kintu cyiza icyo ari cyo cyose. Uwiteka yiringiye kukubonamo imbuto nziza, aje gusarura asanga weze indibu. Muri ino minsi uri murera izihe mbuto? Muri ino minsi bimeze bite? Muri ino minsi Uwiteka aragushaka kugira ngo wisubireho, hanyuma were imbuto nziza zikwiriye abihannye. Mana y'amahoro itugirire neza, kandi Imana y'amahoro iturengere. Gukora kw'Imana n'ubushake bw'Imana n'ubutware bw'Imana bikomeze kubana natwe, kuko Uwiteka afite imbaraga kandi afite ubutware, afite icyubahiro, arakomeye. Ahangaha turabona yuko hari ikintu ukeneye mu buzima bwawe, nanjye hari ikintu nkeneye. Ukeneye kuvugurura cyangwa kwivugurura mu bintu uzi wabwiwe n'Imana. Ibintu wabwiwe n'Imana byose birabagarirwa. Hari igihe tujya tuvuga gutya, abantu bakavuga ngo ni ibi bintu bya hano. Aho uri hose ukeneye kuvugurura. Aho uri hose ukeneye kumenya ngo mbese koko uyu ni umugambi w'Imana unyicaje muri kino kibazo? Uyu ni umugambi w'Imana utumye ndiho? Ukibaza, ukikontorora, ukavuga ati ese biriya naciyemo nuko ari Imana yangiriye neza? Ukavuga ute se biriya bintu nanyuzemo ni Imana yandinze? Ukavuga ute se biriya bintu uko nabonaga byendaga kumpitana, none niki cyatumye Imana inyemerera ikandinda? Hanyuma uraza kuza gusanga muri wowe hakiri izindi nzozi zigihishe, nubwo bene so bakugambaniye, nubwo abo musengana bakugambaniye, nubwo abo muvukana bakugambaniye, nubwo Imana ishimwe, nubwo bimeze bityo, ariko haracyariho ibyiringiro. Uwiteka yari yiringiye yuko azadusaruramo imbuto, ariko muri cya gihe cyo gusarura yari yiringiye ko azabonamo inzabibu nziza, kandi koko
ngo yari yahinze mu murima mwiza, ngo ndetse n'ibyari ibifashi cyangwa ibindi byatsi twita yuko bijya birya ubutaka, ngo ndetse ngo yari yabiranduye, umurima yawugize neza, yari yiringiye ko nta kabuza uyu murima yawufumbiye, ngo ndetse yakuyemo urwiri, akuramo amabuye, akuramo ibiti by'amahwa, akuramo imifatangwe. Uyu murima ni twebwe, uyu murima ni twebwe. Ahingamo ndetse aranafumbira, buri kintu icyo ari cyo cyose aragikora, agikora neza, yiringiye ko umurima we uzera inzabibu. Yari yavunitse, yari yavunitse. Ibaze nawe ari wowe wavunitse, ibaze nawe ari wowe wakoze ibintu ukavunika, mu gihe wari wiringiye yuko uzeza ukarumbya, kandi ubona imyaka iriho, wajya gusarura ugasanga ntiriho kandi byibushye. Ni ikibazo. Umuntu umwe yaravuze ngo imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Yahungira ku miryango? Oya. Yahungira ku bandi? Oya. Yahungira ku muhanuzi? Oya. Yahungira kwa pasiteri? Oya. Yahungira kwa bishopu? Oya. Yahungira ku Mana. Imfatiro zisenywe umukiranutsi abeshwaho no gusenga bifatanyije no kwizera. Imana rero, nyumva neza aya magambo, yumve neza. Gukora kw'Imana kubane nawe, kugendana n'Imana bibane nawe, icyubahiro cy'Imana kigendane nawe mu byo ukora byose. Umva ahangaha gatatu: yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Yemwe bagabo b'i Yerusalemu, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Yesu nashimwe. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, ni iki cyatumye rwera indibu? Ni iki Uwiteka atakoreye abakristo? Ni iki Uwiteka atakoreye abahanuzi? Ni iki Uwiteka atakoreye abapasiteri? Ni iki ko yabahaye ibintu bifatika? Ni iki ko abantu Imana yabahaye amamodoka? Ni iki ko Imana yabahaye amazu meza? Ko Imana yabahaye ibintu byinshi? Ni iki yashigaje atari bukorere uru ruzabibu? Ashyiraho no kuvunika. Aravuze ngo yemwe baturage b'i Yerusalemu, namwe baturage b'i Buyuda, nimudukize njye n'uruzabibu rwanjye. Ni iki ntakoreye uru ruzabibu? Uwiteka kubere maso akurinde, kuko uru ruzabibu rw'Uwiteka, nanjye ndi uruzabibu rw'Uwiteka, n'abandi bose ni inzabibu z'Uwiteka. Uru ruzabibu rero rugomba gukorerwa, uru ruzabibu rugomba gufumbirwa, uyu murima w'Imana. Ikibazo, abantu uyu murima barejeje, bamaze kweza bararya ibyo bejeje, bibagirwa ko bazongera gutera. Barariye bibagirwa ko bazongera gutera. Bararya n'imbuto barayimara. Uyu munsi wa none uwaza akakubaza imbuto yo gutera ntago wayibona. Imbuto rero wayiriye ute?
iyo utizigamiye amasengesho, iyo utizigamiye ibikorwa byawe, iyo umuhinzi ariye akibagirwa yuko agomba guteganya imbuto, sawa turabyemeranyaho, ushobora kujya kwikopesha imbuto, ariko imbuto wikopesheje ntabwo iba imeze nk'iyawe wibikiye mu nzu. Abanyarwanda bajya bavuga ngo hari ubwoko cyangwa abantu badatanga imbuto. Rero ni ukuvuga ngo umupagani ntago wajya kumusaba imbuto. Mu yandi magambo, umusambanyi, umurozi ntago wajya kumusaba imbuto. No mu bakristo tubafitemo utajya gusaba imbuto. Kubwire ntiwasengaga se, ntiwirirwaga ku misozi, ntiwirirwaga mu butayu, ntiwirirwaga mu masengesho. Haleluya! Hari abantu tutagomba kujya gusaba imbuto, bigasaba yuko iyi mbuto tugomba kuba twarayibitse. Haleluya! Ukeneye kubika imbuto mu bubiko bwawe. Imana yo mu ijuru ikugirire neza kandi ikurinde. Dukomeje gusoma iri jambo ry'Imana. 6 haravuze ngo kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kurugushamo imvura. Noneho nyumvira, bundani niyo Uwiteka yakuvuyeho, iyo Uwiteka yakuvuyeho, umuntu wese mwasenganye, iyo Uwiteka yakuvuyeho, n'uwo mwagiranye amasezerano, iyo Uwiteka yakuvuyeho, n'uwavuze ngo nzakora iki, n'uwari ugufiteho umugambi mwiza, arirahiriye aravuga ngo noneho rero, amina, haleluya, kandi nzarurimbura, ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa. Ni ukuvuga ngo undi muntu wese uzaruzamo nta kintu yakora ngo kizabe cyiza, habe na kimwe. Nta kintu yakora ngo kizakunde, ntago byakunda, ntago byakunda. Nta muntu wazarukoraho ngo rukunde, oya. Ahubwo Uwiteka niwe ufite uko bizagenda. 7 haravuze ngo kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda, ni insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya, yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo ubugome. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hindukira urebe ibyo wakoze byose, umenye ngo Uwiteka yakwiringiragamo ibintu byiza, yakwiringiragamo kuba uri umukozi we, yakwiringiragamo ibintu bifatika, ariko none yagusanzemo imanza zibera, yagusanzemo kurya ruswa, yagusanzemo gutwara abapfakazi, yagusanzemo kurenganya imfubyi, yagusanzemo buri kintu icyo ari cyo cyose. Mbese niki uri bukore kugira ngo Uwiteka yongere kukwishimira? Niki uri bukore kugira ngo Uwiteka yongere kukugarukaho? Bamaso ukomere, kuko ibihugu ubuzima bwawe ni nabyo bihiga ubw'Abakristo. Gukora kwiza kw'Imana kugendane nawe mu byo ukora byose. Data wa twese adushyigikire.
amahoro y'Imana no gukora kwiza kw'Imana bibane namwe. Ni kuri Yerusalemu Nshya Iwacu TV. Amahoro gukora kwiza kw'Imana kubane namwe. Kora subscribe, share na comment mu buryo bwo kudushyigikira, kandi Uwiteka akomeza kugirire neza. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha.